abafashwa nanjye rubanda ntibakakoshe ndabura ikintu na kimwe cyo ntibagize burya abagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe. Ntabwo ari ikintu wapfuye kujugunya uko ubonye umuntu azanye iyo indirimbo ishimisha benshi kandi uko twishimye indirimbo ukuntu zidushimisha twebwe abantu ntabwo twishimye disi we basengera bugira mama akagenda umuhungu basuhuza bakunzi ba Karo TV show. Uyu munsi twasuye umuhanzi wa gakondo dukunda cyane by'umwihariko abanyarwanda bakunda indirimbo za gakondo, ubu akaba ari Muzehe Makanyaga. Turakakiriye. Murakoze. Nitwa Makanyaga Abdul, abenshi bakunda kunyita sogokuru w'abahanzi. Murakoze cyane abakunzi bacu badukurikiye ndetse n'abakunzi bawe bagukurikiye. Ndishima ko aho muri hose murishimira kubona umusaza wacu Muzehe harimo kuducurangira cyane. Yakoze kutwakira. Murakoze. Kuza kunsura. Yego. Watangira wenda mbere yuko tugira ibindi biganiro tuganira ugatangira uturirimbira imwe mu ndirimbo ukunda cyane, indirimbo za bagukumbuye, bataherukaga kukubona, bataherukaga kumva ijwi ryawe, bataherukaga kumva ukora ku nanga ucuranga. Niyo mpamvu uyu munsi twahageze tukakugera kugira ngo abakunzi bacu bagukunda ndetse n'abakunzi ba Karo TV show bakubone. Watangira rero turirimbira akaririmbo ukunda cyane mu ndirimbo zawe kurusha izindi. Turakoze cyane. Wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe, nuko ntacyo navuze ibanga ni iry'ababiri. Gerageza urukomeze rugwize impuhwe icyo rubereyeho, naruhariye igicumbi mu mutima nta kizaruhungabanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Nakoze cyane kumurya cyane, ndumva ukibizi nzi ko wabyibagiwe kubera igihe kinini gishize nakumva n'abakunzi badukurikiye batakumva bataguheruka. Ese ko waburiye he? Nubwo twagusuye mu rugo dusanga uri nta kibazo, ariko tumaze igihe tutakubona mu bitaramo bitandukanye. Murakoze cyane. Ese yaba ari iyihe mpamvu umaze iminsi utaboneka? Ndaboneka cyane. Ndaboneka cyane kuko nkorera Kaizen. Kuwa gatanu buri wa gatanu mba ndi Kaizen. Kuwa gatandatu mba ndi Kabeza kuri Diaspora Stop Center. Nkorera kuwa gatandatu
ku cyumweru mba ndi mu bukwe bwinshi cyane. Okay, ubwo urumva ko rero niyo minsi ubundi y'akazi mba mboneka kereka utashaka kumbona. Yego. Wenda ubwo nibarizaga ku giti cyanjye, hari igihe hari abandi wenda bajya bakubona, wenda n'abandi baba bafite icyo kibazo nk'icyanjye bumvishije abantu bakubona. Urakoze cyane rero. Wari umaze kuducurangira ku ndirimbo ukunda cyane kurusha izindi, ariko watubwira impamvu wayihimbye n'aho byavuye. Ese wayihimbye ryari, mu wuhe mwaka n'uwibuka neza? Indirimbo ni iya kera cyane, nayiririmbye 83, yari 83, ndetse ko nayiririmbaga nyisubiramo, nkongera nkayisubiramo kenshi. Ni indirimbo nahimbye, iyo byari kubera nayiririmbiye umudamu wanjye. Wow. Ese wayimuririmbiye ku munsi w'ubukwe bwanyu cyangwa gusa twari tumaranye hafi nk'imyaka 8 tubana? Ndumva ari byiza. Ariko hari izindi wari warahereyeho cyangwa niyo wahereyeho uririmba? 83 se niho natangiye kuririmba neza 73 gusa. Okay. Nukuri iyo ndirimbo abantu benshi barayikunda, nanjye ndi mu bantu bayikunda cyane. Ariko urumva tumenye impamvu n'imvano y'iyo ndirimbo, urumva ko ari madamu wawe yiririmbiye umukunzi wawe. Twagira ngo wenda tubwire wenda nk'abantu bo muri iyi minsi, ese kuki abantu, wenda tuvuge urugero, abahanzi baririmba indirimbo nyarwanda cyane cyane mwebwe ba kera, kubera iki nta zindi ndirimbo nshyashya njya numva muririmba, ahubwo usanga indirimbo nyinshi za gakondo za kera, ugasanga abantu benshi wenda mu bitaramo bitandukanye nizo bagenda bacuranga? Ese nta zindi ndirimbo wenda nshyashya mwaba mufite cyangwa mujya mukora? Ese mwasoreje kuri izi ngizi nyine dukunda turi benshi, cyangwa hari n'izindi ikibazo mufite? Mbajije rwose nanjye numvaga nifuza ko wakigera ukakimbaza nkakigusubiza neza. Yego. Ubundi duhimba indirimbo, hari radiyo imwe, ariko buri muhanzi wese yaramenyekanye. Ariko ubu ngubu nkubwiye ukuri, sinshobora guhimba indirimbo hanyuma ngo njyane kuri radiyo. Nijyana kuri radiyo ntawe yakira. Urumva itandukaniro aho riri? Yego, urumva ni ikibazo gikomeye. Kugira ngo uzajyane indirimbo kuri radiyo ubwire umuntu ngo ndacurangira, narabigerageje byaranze. Ariko indirimbo mfite indirimbo nyinshi cyane inshyashya. Indirimbo zirahari pe. Ariko ntufite aho uzicisha. Nzikora rimwe na rimwe iyo nk'umuntu aje aturutse nko hanze akambwira ati ndagira ngo iyi ndirimbo yinkorere nkayimukurira nkayimuha kuri flash akayijyana. Yego. Ariko zirahari. Mfite indirimbo nyinshi cyane. Indirimbo nyinshi, n'ubundi muri studio. Yego. N'ubundi muri studio hari indirimbo ndimo gukora. Mu minsi mike zishobora kumvikana wenda no mu mbuga zitandukanye. Ariko ku maradiyo usanga indirimbo zacu twebwe usanga batazitayeho kuzikora. Radiyo zibikora ni simvuga ko ari zose, ariko ubundi radiyo zagombye gushyiraho indirimbo. Yego, bigomba gusubirwamo, kuko abantu benshi bakunda igihe kinini, abantu benshi bakunda kumva radiyo kurusha televiziyo. Ese icyifuzo cyawe wumva wenda wabwira nk'abadukurikiye cyangwa wenda abanyamakuru bafite amaradiyo, ni iki kintu wifuza ko wenda babafasha, wenda nk'abahanzi ba kera bafite indirimbo nshyashya bagomba gusohora kugira ngo abanyarwanda cyangwa abakunzi banyu? Simvuga wenda n'abakera gusa, n'abubu hari abana usanga hano baza banyuziyeho bakambwira bati ko twakoze indirimbo wayitujyaniye kugira ngo yumvikane. Nk'ese mwagiye kuri radiyo, kuri radiyo banze ngo turazibaha ngo bakazijugunya.
kujugunya indirimbo. Kumva indirimbo ni nk'uko wakubaka inzu ukayishyiraho ibara ryiza. Burya indirimbo ni ibintu bishimisha benshi. Yego. Ntabwo ari ikintu wapfuye kujugunya uko ubonye umuntu azanye iyo ndirimbo. Indirimbo ishimisha benshi, kandi uko twishimira indirimbo ukuntu zidushimisha twebwe abantu, ntabwo twishima kimwe. Hari uwifuza kumva ikinimba, hari uwifuza kumva mbese ko ritme injyana zose ziri ku isi. Hari abantu bagenda batandukana, buri wese akumva injyana yakumva kunza injyana iyi n'iyi. Rero iyo bari baritse bagakora ibishoboka byose, n'abo ngabo barimo guhimba b'abana bazamuka nazo bakazishyiraho. Si ngombwa izacu gusa, n'izo z'abo bana barimo kuzamuka nazo bakazishyiraho kugira ngo zumvikane. Ariko mfite nk'abana barenga nka 70 bantera hano, rwose indirimbo zacu twayajyana bakanga kuzikira, bakanga kuzikina. Habwira nanjye nuko zanjye izo nzikoze ntizemerwa. Urumva ko hari ikibazo gikomeye wenda kuri radio, wenda byabyiza ubundi, ariko zimwe na zimwe hari izibikora, ariko hari izindi zitabikora. Urumva ko hari ikibazo n'ukuri gikomeye mu by'ukuri. Wenda abadukurikiye, wenda hari abantu bafite amaradiyo cyangwa se na radiyo Rwanda ishobora kuzakumva biciye hano kuri iyi channel. Nukuri hari abantu bakeneye gufashwa banyuza indirimbo zabo kuri radiyo. Urumva ko ikibazo atari mwebwe bakuru gusa, n'abana batoya wenda bakeneye kuzamura impano. Rwose n'ubu ngubu havuye hano batatu baje mbereka indirimbo, ukuntu indirimbo zabo ukuntu bazihimbye, mbere ukuntu bazicuranga, bazicuranga kugira ngo zibe nziza. Barangije bataha bambwiye bati se izindi nubwo tuzicuranga tuzazijyana turazijyana kuri radio ntibazifata, turazijyana muragira ngo ngire ndetse nanjye ko nta radio ngira se, muragira ngo bigende bite? Nanjye nuko abana bataha cyokora bishimye ko indirimbo zabo zatunganye, ariko batahana icyo kibazo. Nanjye mburyo babazi yuko nanjye ubwo wenda izanjye zimwe zamenyekanye, bazi ko nanjye ari njye ugomba kubajyana nkajya kubavugira. Nukuri mu by'ukuri ariko urabavugiye pe, bigomba guhinduka, kubera ko dukeneye kumva umuziki nyarwanda, dukeneye kumva umuziki w'abantu nk'amwe bakuru n'uw'abana barimo kuza, kuko impano ziba zitandukanye ari nyinshi. Cyane cyane wenda nk'indirimbo usanga abantu bikundira kumva ibintu byiza, amagambo meza, rero ugasanga abantu bafite impano ntabwo bazigaragaza bitewe. Bakoze cyane. Wenda hari nk'ikindi kintu ushaka kuba wenda nakubaza, nk'aba bana barimo kuzamuka bifuza kuririmba nk'indirimbo cyangwa nko mu nganzo yanyu, nk'ubu gukoresha gitari. Urabizi abana b'iki gihe hari biririmbira za hip hop, birimo ibintu by'imiziki, ugasanga rimwe na rimwe nta n'inyigisho zirimo. Wenda ni nk'inihe nama wabagira? Nama nabagira donc utangira wese burya ntawe ujya kugeraho agera bataramugiriye inama. Nk'uko bivuze gutyo, ubu nabo barabyumva. Burya iyo ikoze bwa mbere akumva nta kitanze, akayikora bwa kabiri akumva nta kitanze, undi asubira kwa muri bwa buryo nawe abari atari umuhanzi. Icyo gihe natwe twatangiriye ku ndirimbo, bakaza bakatubwira bati iyi ndirimbo ariko ntabwo irabura ibi n'ibi, ukumva kuko irabura iki n'iki, ukavuga uti amagambo navuze aya magambo ntabwo yari meza. Hari igihe twajyanaga n'impapuro kuri radio Rwanda kugira ngo tujyane indirimbo, kuko niyo yari studio imwe gusa yari ihari. Tukajyana indirimbo twabanje kuyandika, tukagenda tukayisigayo, noneho abakosora amagambo bagakosora amagambo. Bamara gukosora amagambo bakakubwira bati noneho ya ndirimbo dore ugenda uyikosora utya, hanyuma uzaze
kuyicuranga bakaguha umunsi. Yego. Icyo gihe bagukoseye rimwe kabiri umenya igikenewe icyo ari cyo. Yego. Urakoze cyane, wenda kubagira inama cyane cyane urubyiruko rushaka kuzamuka ruzamura iyi impano y'ubuhanzi cyangwa se gukora mu nganzo wenda nyarwanda, kuko cyane cyane izi ndirimbo mu minsi iri imbere zizaba ari nk'amadolari, kubera ko abantu bakeya bahari barimo kuziririmba, ntago ari benshi. Ntibacike intege, nta muhanzi ucika intege. Iyo uri umuhanzi nyawe ntabwo ucika intege. Ndagira ngo hari umuntu njya nkunda kuvuga, abantu tujya twumva bamuvuga, n'abakecuru bacu baramuvugaga ariko wenda nabo ntibamuzi. Uwo muntu witwaga Sagihobe. Sagihobe urumva ko yari umuhanzi, ariko yari umuntu ngo uciritse, ngo yakundaga gusabiriza, bya bindi yo kuvumba amayoga, kunywa inzoga, ariko akaba ari umuhanzi ucuranga. Yaracurangaga. Nageze kumva kera abacurangaga indirimbo z'imiduri bazisubiramo ngo Sagihobe si umuhutu si n'umututsi ngo bivugwe, sinzi ibintu nk'ibyo. Sagihobe bavuga Sagihobe. Yego. Sagihobe urareba kugeza n'ubu baravugwa. Ibyo yakoze niba ari bibi barabivuze, niba ari byiza bye barabivuze. Umuhanzi ntabwo ari umuntu gupfa ngo atakare azimire abure icyo asiga imusozi. Ni ukwihangana mu gihe wemeye kuba umuhanzi, ihangane. Hari abazakuvuga nabi bavuga ngo uriya ntabwo hari ariko abaza gushima. Urakoze cyane rero, wenda bumvishe, ariko wenda mu gihe tukiri aho ngaho watunyurizamo kandi karirimbo wumva wenda kakuri hafi. Urakoze cyane. Burya abagenzi urukundo ni indwara kandi
umukunda nawe uzajya umukunda. Ni keza cyane. Ubundi sinkunze gucuranga, ubundi hacuranga abantu, abasore banjye baracuranga ngiye nkaririmba. Urakoze cyane. Ese wenda hari nk'indirimbo wenda nshyashya waba ufite utigeze uririmba wenda nk'abantu batazi nshyashya? Ni indirimbo nyinshi cyane. Zirahari? Zirahari. Uretse ko kugira ngo nzisohore birashaka kugira ngo mbe ndi kumwe na groupe ariko ngaho yizire mama wimarira agahinda kagushengura umutima kuko ukeka ko nagenda nkagusiga. Oya humura nshuti mukunzi sinagusiga. Ese ngusige nsange nde no mu nzozi sinabirota. Yemere njye nakugeza uva mbere ubuziraherezo. Yemere njye nakugeza uva mbere ubuziraherezo. Nta kirori nzigera mbona, nta n'ibyishimo nzigera ngira kuri iyi si tutari kumwe. Oya humura nshuti mukunzi sinagusiga. Ni twinshi cyane, dufite twinshi ndimo gukora. Hari izo ntashobora no kwicurangira njyenyine kereka ndi kumwe na groupe. Ni vangu ufite yindi groupe mwa muri kumwe mufatanye. Mfite orchestre, ngira orchestre yitwa Inkumburwa. Inkumburwa. Ese cyagiye wagiye mu bitaramo watubwiye mujya Kabeza za Kayizeni. Ese izo ndirimbo muraziririmba cyangwa ni za zindi za kera n'ubundi abantu bazi? Hari izo turirimba muri izo nshyashya turaziririmbamo. Yego. Hari wenda nk'abadukurikiye abakunzi bacu ba Kara TV show wenda bashobora kwibaza, usanga kenshi nk'abantu iyo bafite ibirori bitandukanye, amaniversary cyangwa se ubukwe bisanzwe, ese bashobora kubabona wenda babashatse mukabataramira? Cyane cyane. N'ubu hano havuye umuntu mu kanya gato mwari kuba mwamusanze hano, yaraje aje kumbwira ko afite ubukwe. Bamutaramira? Tuzamutaramira. Okay. Ibyo yaraje gusaba rwose namwemereye rwose. Ubwo ababyifuza batwandikira kuri Kara TV show wenda muri komenti, dushaka kubahuza, bashaka kukubwira wenda n'abandi wenda bakuzi mwabataramira neza cyane. Nyinjira hano rero hari ibintu nabonye, ibikombe by'amawadi atandukanye. Ese ibi bikombe hari n'ibindi biri inyuma wenda ntari bushobore gufata? Ushaka kudusobanurira wenda nko kuri bino bikombe imvana yabyo? Yego. Bibiri. Iki gikombe nakibonye, iki cyo nakibonye ejo bundi kuri Bonane. Yego. Twacurangiye Norvège. Icyo gitaramo cya Bonane, iki gikombe nakibonye. Igikombe cyiza cyane kabisa. Kumwe nagombaga kuba ndetse na Kayirebwa Cecile. Nawe yagomba kuba yarakibonye, nubwo atabonetse, atashoboye kuboneka. Iki gikombe nagihawe na kampani bita ikora ibyerekeye ubufu bw'igikoma bita umushongi. Yego. Icyo gihe banamaye n'ubufu bw'umushongi, ndaza ndanywa numva ko umushongi ari umushongi. Yego.
Ni igikombe cyiza cyane kiriho inyenyeri, mbese gisobanuye ibintu byinshi. Hanyuma ndimo ndareba ubu kiraka no kwaka iyo bigeze nijoro. Iki nacyo nagihawe n'abanyamakuru barimo Ali Sudi, umunyamakuru witwa Ali Sudi. Icyo gihe nawe hari umunsi mukuru wo guha award abahanzi, nanjye Ali Sudi niwe wampereje iki gikombe. Ali Sudi turamushimiye cyane. Nukuri w'ibikombe urabikwiye, n'ibindi bizaza. Icyo gihe yari Ali Sudi, ndetse n'uriya bita Uncle Austin nawe yari ahari. Mbese abanyamakuru bari bateranye ari benshi. Urakoze cyane kudusobanurira ku bikombe, ndabona ari byiza cyane. Ntago nari kugenda ntakubajije ko ninjiye, hari n'ibindi biri inyuma yacu, wenda abadukurikiye ntago ndi bubibereke, niba bishaka bazagusure. Hanyuma nifuza ko wenda turirimbira akandi karirimbo kamwe, wenda dusoza cyangwa tubiri. Urakoze cyane. Shatse inshuti zirananiye, izabona njyaga niringira, ibiteye kabiri tutaranyuranya. Ngire inshuti mfite icyo nzira, iyo nkubuze sinzibone, ubushuti n'ubwo bushingiye ku ki? Iyo ninjiye mu kabari mbona benshi bazaba ndamutsa, nyamara natazabona umperekeza. Ubu n'ubugira gatatu ntubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi ntabura n'abara. Nagera muri bare disi we basengera bugira mama akagenda umuhungu. Amafaranga yanjye disi we namara kuyatsemba namaze gushirwa disi we bakanyita umusinzi. Abana bakize, iyo ukize baraza. Abana bakize, iyo ukize baraza. Abakize bana ba mami, iyo ukize baraza. Nkunda kubikora neza iyo bacurangira. Asa kubera iki waririmbye indirimbo? Iyi ndirimbo byatewe na mugenzi wanjye, nuko ifoto ye nayibitse. Narayibitse. Iyo nibonye abantu benshi bakunda kwimbaza aho yitabye Imana mu gihe cya Jenoside. Yari inshuti yanjye, niko byari byamugendekeye. Agiye kugeza ubwo ajya mu bitaro, ngiye kumureba ntekereza icyo guhimba iyo ndirimbo. Kuri harimo ubutumwa cyane kandi koko nibyo. Hanyuma wenda dusoza, hari akandi wenda kaba kari ku mutima turirimbira tugasoza. Nakoze cyane. Indirimbo se burya ishavu ntawe ryica maze kubibona. Suzana mba narapfuye nzizu urukundo rwawe, byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamo, nibwo nakwandikiye
ni iki kintu wenda wabwira abakunzi ba Karo TV show twataramanye, abari bukubone, abazagukurikirana? Urakoze cyane, wenda nk'ikintu wababwira abakunzi bawe. Abakunzi banjye icyo nababwira nta kindi ni ukubashimira imyaka yose bambayeho, ndetse hari igihe bigeze nararwaye ndaremba njya mu bitaro. Abakunzi banjye nibo basa naho aribo bandwanyeho cyane, baraje baransura, narasuwe. Urumva ko mbashimira cyane. Kugeza n'ubu numva Imana imfashije nakomeza gushakisha uburyo bakomeza kunkunda no kunyishimira. Nicyo kintu cya mbere, kandi mbasabira imigisha ku Mana. Imana ikomeze iduhe ubuzima twembi turambe dukundana, tugezanyaho ibitekerezo byiza byubaka. Hari ikintu uvuze ko umaze iminsi wararwaye, wenda mu minsi yashize hari ukuntu twari turimo tureba indirimbo zawe kuri channel zitandukanye. Umwana umwe ndavuga ariko nzagushaka nze kugusura tuganire. Mugenzi umwe twari turi kumwe arambwira ati muzehe Makanyaga yararembye, ahubwo ngira ngo ashaka kuba yaranitabye Imana. Ndamubwira reka abantu batekereza nk'uko, ngira ngo wenda bakubonye ko uri muzima. Bakunzi bawe n'uwifuza kuba yagusura bazagusure n'ukuri rwose. Karibu. Yego. Ubwo ari hirya gato, ariko urabona ko kuhagenda ntabwo havunanye cyane. Urakoze cyane. Iyo baje numva binshimishije. Urakoze cyane rero. Urakoze cyane. Ese wenda nk'abantu bifuza kuza ko wabigisha gucuranga, ese kuririmba, ese bashaka kukubona, urabikora cyangwa se ni iki wababwira? Ikintu nzi cyose ngomba kukigisha mugenzi wanjye, kuko nanjye ejo bingirira akamaro. Yego. Kuko nanjye ejo ashobora kuzigisha uwanjye. Urumva? Icyo gihe bikaba ari wa mugozi, ari rwa rukundo rukomeza kugenda. Yego. Nk'ubu uwo nigishije umwana wanjye ataravuka, ubu nimara gusaza ashobora kwigisha uwanjye. Urumva ko ubundi byari byiza, ubundi gufatanya ntiwigire kabutindi ngo reka icyo uzi ugomba kukigezaho na mugenzi wawe. Yego. Nk'ubu hari abana baza hano bakaza bakambwira bati tuje kwiga gitari, nkababwira mwicare mbereke uko bimeze. Nzi ko bizaba inyungu yanjye amaherezo, nanjye bizagira icyo binyungura. Yego. Nk'ubu uyu mwana uje muri iki gihe ari mu rwego rushimishije, uyu bita Yampano Florien. Yego. Uyu mwana yize ejo bundi yiga muri primaire, yazaga hano akaza ati ndashaka kugira ngo ndebe ko wagira icyo ungezaho. Yego. Arazi icyo namugejejeho, yaragishimye kandi buri teka urashimira. Ibyo biranshimisha cyane. Uwo Mavenge Sudi, wumva Mavenge Sudi, njyewe ubwanjye rwose namwigishije gitari. Yego yarazi gitari gato, yarazi gitari ariko mu buryo bwe. Yego. Nkajya mwereka nubwo acurangira imoso, ariko nari mwerekaga muri iyo moso ye. Kugeza ubu ngubu urumva ko ari umuhanzi. Ubu n'ubu ari Uganda, arimo gukorera Uganda. Yego. Urumva ko bishimishije. Si we gusa rero, ni benshi, hari benshi bagiye baza, bagiye banyura hano. N'uwo nguwo bari barimo kuvuga witabye Imana i Burundi. We yari umurundi, yari yaje hano, ariko kugira ngo amenye gucuranga igisope yabikuye hano. Yego. Iwanjye. Murakoze cyane. Ubwo wenda nk'umuntu wakwifuza kuza kukugisha inama, cyangwa wifuza ko wamwigisha kugira wenda icyo wamuhuguraho, yaza nta kibazo. Rwose nta kibazo.
reka dusoze rero tubashimira, mwakoze cyane. Sinzi wenda niba hari akandi kare, ushobora kuba hariyo wari watangiye uririmba, ushobora kuyisubiramo. Ntabwo nkunze nk'uko twatangiye uririmba, ndifuza ko dusoza unaririmba. Murakoze cyane. wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. Nubwo ntacyo navuze, ibanga ni ry'abahabiri. Gerageza urukomeze rugwize impuhwe, icyo rubereyeho. Naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda, nta kizarubereyeho.